Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi nkuko mama mubimenyereye aya masaha ari amasaha y'ishuri kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ikoranabuhanga niyo mpamvu ubona natangiranye na telefone tugiye kuganira ku ikoranabuhanga mu buhinzi bw'urutoki tugiye kuganira kuri porogaramu nshya yitwa BXW cyangwa se porogaramu ya kirabiranye iri koranabuhanga ni ikoranabuhanga rikoreshwa muri smartphone ariko rishobora no gukoreshwa mu telefone mato ntago ari ngiye ugiye kubisobanura tugiye kuganira n'umutekinisiye aradufasha neza kubidusobanura ese iri koranabuhanga rikora gute rifasha iki abahinzi ese buri muntu wese ashobora kurikoresha ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo tugiye kuganira mu kiganiro cyo kuri uyu munsi telefone zacu akenshi dukunda kuzikoresha ducatinga ku mbuga nkoranyambaga cyane ko tunaziriho yaba ari Tera Intambwe ndetse na Eric Kajeje ushobora kudukurikirana ariko kandi zishobora no kudufasha mu buhinzi bwacu bwa buri munsi dushobora kubikoresha umunsi ku munsi dushobora kwifashisha ino application cyane tugiye gusobanurirwa neza uko ikora na application ya kirabiranya cyangwa se BXW ibyo byose n'ibindi bibazo turabisobanukirwa mu kiganiro cy'umunsi we icyo usabwa ni kimwe gusa no kutava imbere ya televiziyo yawe televiziyo Rwanda ariko mbere yuko nguhereza ikaze hari igisakuzo bavuga ati sakwe umugabo ugiye mu rutoki abanza iki ni ikivugirizo dukomeze tubane indwara cyane tuzi ya kirabiranya kuri ubu ngubu nk'ikigo gishinzwe guteza imbere iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda mufasha gute abahinzi kurwanya iki cyorezo cyangwa ubu burwayi murakoze iyi ndwara ya kirabiranya ni indwara imwe yazahaje urutoki mu gihugu ku buryo mu bice bimwe na bimwe wabonaga urutoki rugiye gucika mu by'ukuri ariko hari imbaraga zashyizwemo cyane n'indwara iterwa n'uko urutoki rutakorewe neza kubera ko niba rwa rutoki rushobora kwera umuturage ntarukorere neza cyangwa se agakoresha ibikoresho bitakorewe isuku niba yagiye kwicira cyangwa kugabanya imibyare agakoresha ibikoresho bitakorewe isuku akabikoresha ku rutoki akajyana mu wundi murima urumva ko ashobora gukura indwara ku murima urwaye agakoresha cya gikoresho ku murima utarwaye urumva ko ashobora gukwirakwiza indwara hirya no hino ibyo rero tugira inama nuko biriya bikoresho bikoreshwa mu buryo bwo gukorera urutoki bigomba gukorerwa isuku hari imiti ubundi bakoresha hari uwitwa jig ariko jig niyo itabonetse ushobora gukoresha isabune isanzwe ibyo byose rero ni ugukorera isuku biriya bikoresho ariko cyane no gukoresha imibyare itarwaye ikigo RAB kigira porogaramu y'urutoki imwe mu nshingano ni ukugira imibyare myiza ivuye mu bushakashatsi yateguriwe muri laboratwari tuba twizeye yuko nta ndwara ifite iyo mibyare rero tumaze kuyikora tuyihereza abatubuzi mu gihugu bemewe gutubura imbuto y'urutoki bakayitubura ikaba myinshi noneho bakayihereza abaturage bashobora kuyigurira ubwo rero nibyo twigisha mu rwego rw'ubukangurambaga ubuhinzi bw'urutoki hari izo nyigisho dutanga hari izo mbuto nziza duhereza abaturage cyangwa bashobora kuzigurira ariko hari n'uburyo bwo gushyiraho uburyo bw'amakuru cyangwa bw'ikoranabuhanga dukoranaho n'ikigo cya ITA ni uburyo bwo kugeza amakuru cyangwa bwo kumenya uburyo indwara ya kirabiranya ihagaze mu gihugu twashyizeho rero urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa BXW apps urwo rubuga ni urubuga rudufasha mu by'ukuri mu gihugu cyose kugenda tumenya uburyo indwara ya kirabiranya ihagaze mu gihugu uko bikora nuko mu gihugu cyose dufite abajyanama b'ubuhinzi bakorana na porogaramu y'urutoki bafite uburyo bwo kugenda basura imirima yose mu gihugu mu mirenge mu tugari noneho babona
insina zirwaye cyangwa umurima urwaye, ayo makuru bakayashyira muri iryo koranabuhanga cyangwa muri iyo system. Ayo makuru rero agahurizwa hamwe, tukagenda tubona uburyo indwara imeze mu gihugu mu buryo bwa map cyangwa igishushanyo mu gihugu ko bihagaze. Smartphone twazaga tuzikoresha ducatinga n'inshuti, abavandimwe, ariko no mu buhinzi noneho irakenerwa cyane rwose. Mu buhinzi naho turi gukora ikoranabuhanga abajyanama b'ubuhinzi n'abahinzi bazajya bakoresha. Yego, iryo koranabuhanga ni irihe? Hari ikoranabuhanga rya porogaramu yo kurwanya kirabiranya ifasha abajyanama b'ubuhinzi mu midugudu iwabo, aho umujyanama w'ubuhinzi abasha kwiyandikisha, maze kwiyandikisha nawe abashobora kwandika abahinzi bagenzi be. Wenda iyo porogaramu nk'uko uyireba yitwa porogaramu ya kirabiranya. Ibiriho rwose ni insina nziza cyane imwereka ko ari gahunda mu kurwanya kirabiranya. Ubwo rero umujyanama w'ubuhinzi afite iyo porogaramu abasha kwereka umuhinzi uko ikora, aho umujyanama w'ubuhinzi yandika nimero y'indangamuntu akabasha kwinjira muri iyo porogaramu. Ikintu gikomeye cyane ni uko abajyanama b'ubuhinzi bari muri iyi gahunda babasha gusura buri muhinzi wese ufite urutoki mu mudugudu we, noneho akabasha kubereka ibimenyetso bya kirabiranya ndetse n'icyo bakora kugira ngo bayirinde mu gihe bayisanzemo. Iyi porogaramu iri mu Kinyarwanda, umujyanama w'ubuhinzi cyangwa umuhinzi wese ashobora kuyikoresha aho yaba aherereye hose mu Rwanda. Yego. Aha, ubundi ikora gute? Ni application ushobora kuzana ukerekeza ku murima, ugahagarara mu murima ikakubwira ati muri metero 5 hararwaye, iyo sini guhagaze iruhande irarwaye? Ni application cyangwa iyo porogaramu ikora gute? Mu by'ukuri ukuntu iyi porogaramu ikora, umujyanama w'ubuhinzi cyangwa umuhinzi ufite telefone ya touch ajya ku gaporogaramu gashyiramo andi maporogaramu muri telefone bita Play Store, yandikamo inyuguti ya BXW app, zo ni mu ndimi z'amahanga, ariko ngenekereje yandika inyuguti ya B, iya X n'iya W, ubundi agakora mu mashakiro, haza uduporogaramu twinshi areba ka kandi gafite za nyuguti, noneho nikahitamo iyo akinjijemo agafungura ihita iza mu Kinyarwanda. Iza mu Kinyarwanda? Yego rwose. Yego. Hanyuma ku mikorere yayo, na application nzaza nkegereza ku nsina nkamenya ngo irarwaye, ukora gute? Ukuntu ikora, umujyanama w'ubuhinzi yamaze kwinjira yashyizemo nimero y'indangamuntu, kuko yinjira akoresheje nimero y'indangamuntu, abafite urutonde rw'amazina y'abahinzi bo mu mudugudu we. Wenda tuvuge ko agiye gusura umuhinzi witwa Yohani, akora ku izina ry'umuhinzi witwa Yohani. Porogaramu ikintu mubaza, se ugiye gusura Yohani ku nshuro ya mbere cyangwa usubiye kumusura? Kubera ko wenda yanditse Yohana ubwa mbere ntamusuzumire, agarutse noneho kumusuzumira ku nshuro ya mbere. Yakoze ku izina rye haza amabwiriza y'isuzuma ku nshuro ya mbere, arayamusomera bari kumwe, hanyuma babirangiza bagatangira isuzuma mu murima. Yego. Porogaramu ikubiyemo ibimenyetso bya kirabiranya, bakagenda bareba ese nk'uko mbireba ku ifoto ikoma, ifoto iri kunyereka ndi kurireba mu murima wanjye w'urutoki. Yego. Bemeza yego cyangwa oya. Iyo bageze ku musozo porogaramu ibaha igisubizo. Yego. Ibemerera yuko harimo kirabiranya bitewe n'ibyo bagiye bemeza yego cyangwa oya, cyangwa ikababwira iti nta kirabiranya irimo. Iyo harimo kirabiranya rero ikurikizaho iki? Porogaramu irimo amabwiriza y'inama bakurikiza barwanya iyo kirabiranya yagaragayemo, aho bakuraho imikanana ku nsina zamajije kwana, aho basura urutoki kenshi. Ikindi nanone bakanyuza ibikoresho byabo ku muriro cyangwa bakabibyoza bakoresheje isabune n'amazi meza. Uko twatangiye tuganira ku kiganiro cy'uyu munsi, turi mu ikoranabuhanga mu buhinzi. Kuri ubu ngubu turi kuganira kuri application cyangwa se porogaramu yo kurwanya kirabiranya, mu ndimi z'amahanga ni BXW cyangwa se porogaramu yo kurwanya kirabiranya. Twamaze gusobanurirwa neza ko iyi application ikora, twabonye ko idufasha mu kumenya no gusuzuma uburwayi. Ariko se abafashamyumvire cyangwa abajyanama mu buhinzi ari nabo cyane cyane igenewe, ndetse n'abahinzi nkatwe turayisobanukiwe, se turayikoresha, tuyikoresha gute?
ibyo byose n'ibindi bibazo tugiye gukomeza hamwe aho tugiye kwegera umujyanama w'ubuhinzi adufasha ko kudusobanurira iyi porogaramu bayikoresha gute. We dukomeze tubane, ntujye kure ya televiziyo yawe. Kirabiranya nk'amwe mu bujyanama w'ubuhinzi murayizi? Kirabiranya turayizi, twarayirwaje cyane muri uno mudugudu, ari nayo mpamvu badushishikarije banaduhugura ku bijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo tuzabashe kuyirwanya. Yego, mu kuyirwanya rero mukoresha ubuhe buryo? Mbere y'uko ikoranabuhanga riza mwakoreshaga ubuhe buryo? Nibwo mbere na mbere nshaka kuganiraho. Mbere y'uko ikoranabuhanga riza, kubera ko uyu mudugudu warwaje kirabiranya cyane, twafataga umuganda tukaza mu rutoki rw'umuhinzi tukamaraho, hanyuma tugategereza amezi 6 akazongera gutera. Noneho baza gusanga ibyo bintu bitera inzara, uza bakarandura urutoki rwose bakamaraho. Ikoranabuhanga ritaraza nuko twarwanyaga kirabiranya. Mukabibwirwa n'iki? Kumenya ati hari umurimo warwaye kirabiranya mwabibwirwaga n'iki? Ibimenyetso nyine ubwo n'ibyo mbaza. Kirabiranya ikintu cyabitubwiraga, ajyaga kubona ukabona urutoki amakoma yarabiranye. Ikindi wajya kureba ugasanga igitoki cyanetse kandi kitarakomera. Wareba imbere ugasanga cyabaye ikigina. Ibyo tukaba ari ibimenyetso bya kirabiranya. Hanyuma se umujyanama, mbere y'uko mukoresha iryo koranabuhanga watubwiye ko byabaga bibagoye mukuraho urutoki rwose mukarurimbura. Kuri ubu ngubu aho iryo koranabuhanga ryaziye rikora gute kugira ngo koko riganye cya gihombo mwirindaga? Ikoranabuhanga aho ryaziye, nkuko mbere nababwiye ko twazaga tukarandura umurima wose w'urutoki. Ikoranabuhanga rimaze kuza, twabonye ko kurandura urutoki rwose kandi si uko usanga ku kiguri cyangwa igitsina imibyaro yose birwaye, hari igihe bariho umubyaro umwe ari wo wafashwe. Ikoranabuhanga ryaraje ritwigisha ko tugomba gukuraho uwo mubyare urwaye. Yego, wa mubyare wundi usigayeho, kubera ko ikiguri cyangwa igitsina bitewe n'ahantu baba bafite imvugo yaho, kiba kiriho umubyeyi, umwana n'umwuzukuru, ubwo ni imibyaro 3. Ukuraho wa wundi urwaye, ya yindi igasigara. Twabonye ari byo bitanga n'umusaruro, ya yindi isigayeho irera ntabwo ijya ifatwa. Yego, hanyuma se mujyanama, iryo koranabuhanga se cyangwa application wayibonye gute? Wari usanzwe ufite telefone ya touch cyangwa smartphone? Ku ni application nayibonye, ntabwo telefone nayo nyifite, baraziduhaye. Habayeho no kuduhugura uburyo bwo kuntu tuzajya dukoresha iyi application. Hanyuma kwinjira muri application rero ufungura telefone. Yego, wamara gufungura telefone ukinjiramo, ugashyiramo nimero yawe irangamuntu, ugafungura telefone, ubundi ukajya muri application. Ubwo ujya mu mibyare uri kumwe n'umuhinzi. yego, Icyambere na mbere ukora urabanza ukamwereka ka video. Hari video iri hano muri iyi smartphone igaragaza ibimenyetso bya kirabiranya. Iyi application iri muri rurimi, ukoresha ururimi mu Kinyarwanda. Yego, birorohera birorohera kugira ngo kubera ko n'umuhinzi aba bireba kugira n'ururimi abashe kurwumva. Yego, bayishyize mu Kinyarwanda. Yamaze kubona iyo video musaba ko tujyana mu mibyare. Mu mibyare iyo tugezemo mbanza kumusaba imyirondoro ye. Yego, kama nimero y'irangamuntu, amazina ye, tugasura umurima we, tugashaka ubuso bw'uwo murima, tugashaka n'imibare y'imibyare ihinzweho kuri ubwo buso. Hanyuma iyo tumaze kubona ibyo ngibyo twinjira muri porogaramu yo gusuzuma kirabiranya. yego, dukoresheje application. musuzuma mute? Winjira muri telefone, ugakanda ku izina ry'uwo muhinzi umaze kwandikira imyirondoro ye n'ubuso ahingaho. Iyo umaze gukandaho ubona uburyo baguha icyiciro cy'imibyare y'amatere. Wasanga urwo tukareba nyine urwo rutoki se koko ni amatere. Twasanga atari amatere tugakomeza tugasanga se urutoki ruri kwana. Iyo dusanze harimo ibitoki, ubundi ikigero cya nyuma ni imibyare ifite ibitoki. Yego, niho duhagararira.
nk'uburunguru turimo rufite ibitoki, ubwo niho tugomba kugenderaho tugasuzuma. Iyo tumaze kubona ikigero cy'ubukure bw'imibyare, dutangira tureba noneho tugendagenda mu mibyare. Noneho ngenda mwereka iki, iri koranabuhanga rigenda rikwereka ibimenyetso bya kirabiranya. Tukabanza tukareba ese uru rutoki rufite ibi bimenyetso bya kirabiranya. Hari aho babanza kukwereka imibyare ifite amakoma yabaye umuhondo, tukazengurukamo. Iyo tumaze kuzengurukamo uwo mubyare tutawubonye ufite ibyo bimenyetso, batwereka ku mubyare ufite igitoki. Noneho tukareba uyu mubyare ufite igitoki hari ikimenyetso cya kirabiranya ufite, kubera ko igitoki kineka kitarakomera, tukazenguruka. Iyo tumaze gutembera muri urwo rutoki tubuze icyo kimenyetso, ubwo porogaramu nayo iba iri kutubaza ibibazo tunasubiza. Ubwo ibisubizo bari bihese? Ibisubizo ubwo nyine haba hari oya na yego. Iki kimenyetso kirimo, tukavuga tuti nta kirimo, ugakanda kuri oya. Yego. Tukimuka tukajya ku mukanana, tukareba se igitoki gifite umukanana, ikimenyetso cya kirabiranya ni iki, telefone tukitwereka. Mukanana uruma ukabora, hanyuma kakanyunyurika, n'igitoki kikaba gitangiye gushya. Uko indwara igenda ikura kirashya n'umukanana waranyunyuritse. Tukareba se ibi bitoki biriho imikanana bifite iki kimenyetso. Twamara kureba twabona nta kirimo, tugakanda kuri oya. Hanyuma ubwo porogaramu ihita iguha igisubizo ko urwo rutoki urimo nta kirabiranya irimo. Kirabiranya rero iyo irimo, hari igihe usuzuma ku makoma, ugasanga amakoma harimo umubyare ufite iki kimenyetso cy'uko amakoma yarabiranye. Uwo mubyare iyo tuwugezeho guhita ukanda kuri yego, porogaramu ihita ikwereka se muri urwo rutoki harimo umubyare ufite iki kimenyetso, ugakanda kuri yego. Iyo ukanze kuri yego bakomeza baguha n'ibindi, bakakwereka se iki gitoki nacyo harimo igitoki kinetse kitarakomera, hari igihe dushaka kugisangamo, ugakanda kuri yego. Porogaramu igahita ikwereka ko urutoki rurimo imibyare irwaye kirabiranya. Ni ubwo buryo dusuzuma kirabiranya. Nakomeje gukomeza kwirinda kuvuga ngo yego niyikiriza, ntaza kuvuga ngasanga umurima nkuhinduye kirabiranya. Yego. Hanyuma iyo mumaze kubona ko ibyo bisubizo mwatanze mugasanga harimo kirabiranya, ni iki mukora abajyana mu buhinzi? Iyo dusanze uwo murima urimo kirabiranya, iyi porogaramu ifite inyigisho nyinshi, harimo uburyo bwo kuyirwanya. Mutaninjira muri porogaramu nkanabimwereka bireba ko ukuraho uwo mubyare urwaye, hagasigara ya yindi mizima ikazatanga umusaruro. Nkamwigisha uburyo ahantu ari bucukure ikinogo agataba wa mubyare kugira ngo utanduza n'iyindi. Nyuma yo gusobanurirwa neza iyi application se cyangwa iyi porogaramu idufasha gusuzuma neza urutoki rwacu ko rurwaye kirabiranya cyangwa rutarwaye kirabiranya, twabonye ko kandi ushobora no gukuraho amakuru ugasobanukirwa ku buhinzi bw'urutoki. Twabonye ko n'umuntu ashobora kuyitunga ubwe atari umujyanama w'ubuhinzi gusa, ariko ku muturage waba udafite smartphone cyangwa touch, we birashoboka ko yakoresha ino application cyangwa ino porogaramu. Mwizerwa arakomeza dusobanurira ese wa muhinzi udafite touch yakoresha ino porogaramu. Hanyuma ni porogaramu wavuze ati ujya gushaka, ariko izindi porogaramu zigiye zitandukanye, yaba imbuga nkoranyambaga, izindi porogaramu umuntu yifashisha, akenshi usanga zisaba interineti cyangwa se murandasi. Iyi ngiyi kuyikoresha ntabwo bisaba interineti? Mbajije ikibazo cyiza. Umujyanama w'ubuhinzi iyo yamaze kuyishyiramo, kuko kuyishyiramo ubwabyo bisaba interineti, ariko nyuma yo kuyishyiramo nta interineti bisaba. Ahubwo icyo uba ugiye gukurikizaho ni ugukurikiza amabwiriza ya porogaramu ifite. Noneho iyo agiye ayakurikiza, nk'abajyanama b'ubuhinzi bo baba basabwa kohereza raporo muri labu, nibwo ashyira telefone yemo interineti cyangwa amamega, ibyo yakoze diregite igahita ibyohereza muri labu. Yego. Noneho nk'umuhinzi usanzwe ntabwo aba akeneye kohereza raporo muri labu, ahubwo aba akeneye gukurikiza ya mabwiriza, ubwo nta kindi gihe bizamusaba interineti. Ariko ubwo twatekereje n'abahinzi badafite telefone za touch. Yego.
ni nacyo nahigiye kubaza umuhinzi udafite iyo telefone ya touch afite nk'iyanjye hano abyitwara mate. Wenda nimba ufite telefone isanzwe nawe nshobora kubikwereka uko wabigenza kugira ngo ubone amabwiriza ajyanye n'ubuhinzi bw'urutoki. Ukanda akanyenyeri 845 urwego. Iyo wemeje yes uba watangiye kwiga ibijyanye n'urutoki, ariko ibijyanye n'isuzuma ukanda ku 8 aho bakubwira indwara n'ibyonnyi, noneho ukabasha kubyiga. Umuhinzi usanzwe rero akanza akanyenyeri 845 urwego abasha kwiga ibijyanye n'urutoki ndetse n'indwara zirwibasira kandi kubo kuko nta mafaranga nari mfitemo. Nta mafaranga wari ufite, nta nayo baguca. Yego. Uko ikoranabuhanga twabonye wadusobanuriye ati hari aho bisaba kohereza. Ese iyo bohereje bijyahe bifasha iki? Abajyanama b'ubuhinzi bari muri iki cyiciro cyo gusuzuma kirabiranya, iyo bohereje amakuru ajya muri lab mu bubiko bw'amakuru. Ubwo rero lab ibasha kumenya ese mu gihugu dufite abahinzi bangahe bamaze kubarurwa bahinga urutoki. Umva haba hazwi umubare w'abahinga urutoki. Ese muri babandi bahinga urutoki ni hehe hari kugaragara uburwayi bwa kirabiranya kurenza ahandi? Bigatuma rero lab ifata ibyemezo ishingiye ku makuru yahawe na babajyanama bagenda bayabona bitewe nuko bari iwabo. Ayo makuru adufasha nka ministeri cyangwa nka lab kumenya hari ikibazo kurusha ahandi, ku buryo dushobora kuvuga tuti hariya hari ikibazo, wenda mu majyepfo hari ikibazo kubera ko ubwiganze cyangwa ibyo twita infestation level iri hejuru, ubwo imbaraga zose zigashyirwa aho ngaho. Ikindi iri koranabuhanga rizadufasha nuko bizagera igihe buri muturage ufite telefone ye, uburyo bwa telefone bwa smartphone, ashobora kuzajya ajyaho akamenya uburyo kirabiranya yifashe mu karere arimo, noneho akamenya uko agomba kwifata cyangwa ingamba yakora kugira ngo ubwo burwayi bugenda bugabanuka, cyangwa se akitabaza n'inzego za lab cyangwa local governments kugira ngo dushobore kumufasha. Ubwo rero iryo koranabuhanga mu by'ukuri riraza kudufasha kwihutisha serivisi, kumenya aho ari ibibazo aho bigeze, uko bimeze, cyane cyane bizafasha gukorana abashakashatsi n'abahinzi, gukorana ku buryo bwa buri munsi kugira ngo tujye tumenya buri gihe uko ikibazo cya kirabiranya kimeze mu gihugu. Ikindi cyiza nuko iyo telefone ntabwo tuzayikoresha ku rutoki gusa, hari izindi application cyangwa izindi mbuga z'ikoranabuhanga zishobora kuzashyirwa muri iyo telefone ye. Dufite nk'iriya gahunda y'imiterere y'ubutaka mu gihugu, nayo izashyirwa muri iryo koranabuhanga. Dufite iriya koranabuhanga rya smart nkunganire, uburyo bwo kugeza imbuto nziza n'ifumbire mu baturage yuganirwa na leta. Ibyo naryo rizashyirwa mu makuru agezwa ku muturage, ku buryo umuturage ndetse n'amakuru y'imvura, makuru Meteo Rwanda muzi ko nayo yohereza amakuru ku baturage, ku buryo rero mu gihe kiri imbere kitarambiranye umuturage azaba afite amakuru yose, ari ikirere, ari ubutaka, ari ibihingwa, ku buryo gufata icyemezo kijyanye na gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi aho atuye bizamworohera, ko azaba afite amakuru yose yuzuye amufasha kumenya uburyo uko yakwifata kugira ngo ubuhinzi bwe butere imbere.